Hallelujah. 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 Amazina yanjye nitwa Labi. Gahunda turimo no kwigisha ijambo ry'Imana. Tugiye gusomera hamwe ibyanditswe nk'uko byanditswe na Matayo 23, igice cyaho cya 16 kugeza kuri 21. Hafite umutwe ugira uti muzabona ishyano. Muzabona ishyano. Muzabona ishyano banditse b'abafarisayo, mwandyarya mwe, kuko mwambuka inyanja n'ibihugu mujyanwe no guhindura umuntu umwe umuyoboke w'idini ryanyu, ariko iyo umaze guhindukirira idini ryanyu, mutuma aba akwiriye guhanirwa muri Gihenomu inshuro 2 kubarusha. Muzabona ishyano mwabarandasi bahumye mwe, muzavuga muti umuntu narahira urusengero ntacyo bitwaye, ariko nihagira urahira zahabu yo mu rusengero azaba agomba kubahiriza indahiro ye. Mwa bapfu mwe b'impumyi, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni zahabu cyangwa ni urusengero rwejeje iyo zahabu? None muravuga muti niba umuntu arahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko iyo arahiye ituro riri ku gicaniro aba agomba kubahiriza indahiro ye. Mwa mpumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyeza iryo turo? Kubw'ibyo rero, urahira igicaniro aba arahiye igicaniro n'ibikiriho byose. Urahiye urusengero aba arahiye urwo rusengero n'urutuyemo. Mwakire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane ko mubashije kumva ijambo ry'Imana. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, mutere comment. Ibitekerezo byanyu turabisoma kuri Facebook, TikTok ndetse na YouTube. Amazina ni Labi. Ndabibutsa neza ko turi kumwe na Visit Rwanda. Irangagi iramfasha gukorera Imana ibiri mu kiganiro cyanjye. Ndabasaba kuzasura u Rwanda. Inescort in the bouncer.